udasenga urasara nukuri ko Imana ibintu biba mu ngo udasenze wasara gaga kumbwira ngo bikeme yarose ngo nakoze ubukwe njye narose wakoze ubukwe da serie ariko ufite ya buzaba burabaye ahubwo buraba muri uyu mwaka sawa uyu mubiri urawukoresha ejo nawe ukaguhinduka nawe ukagukoresha ariko buryo hagiye mu rusengero niyo waburara bike Imana iragomeza ikakurinda yego uwa mbere nabuzemo umushuti wanjye narabibonye shaka kuri stati uriya mushuti umva naramukunze uriya mu bro ariko ikibazo we stati yawe uhoza abantu benshi bitabye Imana sinjya menya kubatandukanya bike hari umuntu hari inshuti ubura mu buzima ukababara yego ubwije ukuri hari inshuti yanjye bita happy we niyo namubura se navuga ngo iki cyumweru kimumba numva ntatuje nuriya rero JP yambere inshuti handi naba JP nabuze amafaranga kwishyura inzu akavuga ngo ntuzajye kwiyandarika mfite amafaranga ntuzajye kwiyandarika mfite amafaranga wari ufite umuntu umeze utyo mu buzima bwe yari imfubyi nazi ubuzima bwo kuba imfubyi uko bumera we yari imfubyi yego arambwira ati ngwino ntuzibeshye rero kumubura amani byankoze ahantu na n'ubu buri umwaka umwe yaragiye undi mwaka hagendamo sister wanjye imyaka yambereye mbere pe turi muri 2020 ntabwo wabwira umuntu ngo kubera icyo utariye utazi ko inzara iryana ariko genza kuko hari akantu njya mbonana abantu Imana ikabagirira neza ejo bakavuga ngo ngo reba ngo nkurira ngo kurya ni danje ngo kwambara ni danje kandi byabiciyemo ariko yarabyirengagije kandi yarabinyuzemo wanamubwira ngo ndashonje kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe ariko ngo ugende uzaburya kandi nka afite bitanu nk'agoye nka 5 cyangwa 1000 ibyo bintu bimaze kubona ku bantu benshi Imana igize akantu gatoya kugiriraho neza urabyibagirwa ahubwo ugaseka babandi ahubwo subwo bari igihe cyo kwibagirwa ntabwo ari igihe cyo kwibagirwa niyo mpamvu ari igihe gusubiza inyuma yego hari umuntu wigeze akugira inama wenda arebye ukuri ukumeze n'ubuzima bwawe atari gukoza utya wamera nk'abandi nawe ukagira imibereho myiza ese mu buzima kugira inama yo kwicira inzira mbi nk'izo zose twavugaga ese mu buzima uvuga ngo Imana igomeza kunteza ubuzima nanjye nzayivuga iyo neza nk'uko Prosper bivuga nzavuga iyo neza kuko ineza y'Imana haleluya irakomeye benshi tuvuga ko wenda abandi bavuga buri gihe abantu benshi bavuga ngo nta Mana ibaho bike Imana ibaho hari igihe nawe ugeze ugira muri icyo gihe ushidikanya Imana nanubwo nanubaho ubwo oya hari ngengera mu tuntu nkashidikanya bose ubundi se Imana ibaho oya ariko ubu mw'iki kiganiro kubona kwihari umuntu aje uyu munsi akakubwira ngo dore umusore ugomba kukurongora cyangwa umugabo n'uyu wabyakira ute muri icyo kiganiro n'umuhanuzi nahita mubwira ati uwo nguwo ahubwo reka nkwifuriza umugisha w'Imana udahema kuri iki biganiro tukugezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye nitwa Bikemu cyangwa se Bikora Imana Emmanuel turi kuri EMTV cyangwa Evangélisez le Monde TV dukorera mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Strasbourg dusuza abantu badukurikiye baherereye mu gihugu cy'Ubufaransa Lyon Strasbourg Paris tuze gatoya no mu byegeranye wa Belgique naho tubafite abakunzi benshi bari impande n'impande z'isi we ko mvuga abakunzi bo mu Bufaransa ugaseka sha bimeze bite mukobwa mwiza ndashima Imana ko mutsuza abakunzi banjye sugatangara ntabwo nzi ko bose ko witeka yabampaye egari ibintu Imana atubwiriye mu butayu yasohoreje ku misozi mwana yatubwiye ko azatwagura se wowe ubuze umuntu muziranye uri nk'irubumbashi genzeranye n'abantu bo mu Rwanda gusa reka ikibazo noneho nako si ikibazo ni igisubizo hari benshi bakuzi batari mu Rwanda ariko utaragira umugisha wo kumenyana nawe ubwo ntiwanyinginga nk'iki kiganiro nkaza kugusengera Imana ikaguza n'abakuzi winginge jewe none wabugo mpenda rwose nkubwirira Imana ati Mana uyu mukobwa wawe hari abantu bamuzi ariko atazi bakonegite nabahubwo Imana izabasanga ibereke nimero zanjye ese ubundi babyeretse bijya bibaho Imana ikaguha nimero y'umuntu kandi ukayihamagara byigeze bikubaho ntabwo byambaye cyangwa hari umuntu waguhamagara akubwira ngo Imana yanyeretse ndi mu nzozi ese njye na Imana buri muntu wese ntabwo imugenderera
nyine ndibyo nkubaza ntago twari twahura nta mukozi w'Imana cyangwa umuntu ari we wese wigeze aguhamagara akubwira ngo nari ndyamye Imana impa nimero yawe cyangwa se byakozwe n'umusore ashaka kugutereta njye nzi ko nta kintu kinanira Imana na kimwe ariko ibyo ntago birambaho mu byakubayeho ibyo ntibirimo ko bigiye kukubaho oya iryo yerekwa ryawe rirapfuye ni ukubera ndacugushije intugu ndabizi mwemezwa n'imigeri nka moto ubu nikabushije gato wati ngo pi wahita uvuga ati irabivuze ariko se ubundi ninde tugiye kubana muri iki kiganiro ku bantu badukurikiye ari ubwa mbere batakuzi nubwo nzikuzwi n'abantu benshi nta muntu utanze oya ntawe pe aho gusa nari ngukumbuye tu njyewe se nari ngukumbuye none uje cyakora oya nari nguciyeho nkumbuye gufata mikoro tu akantu wabayemo ntago kajya gashira ubundi se watandukanye nako buriya cyane hari ahantu njya nkubona ntago tukibona uko dukora cyane ariko mikoro ntago siba kwifata kuko ndumuramye reka sapayika ariko dufite na channel yacu nyine yitwa gute se tubwira abantu bayisure bajye bareba ibyiza bitatse u Rwanda rebero DTV rebero sameze neza rebera raho ko numva iyo channel yaturutse ku muntu ni igitekerezo ni igitekerezo yes kuri rebero DTV no ubashobora kubona ibiganiro byanyu ku muntu udukurikiye rero ndagira ngo amenye arinde tugiye kubana muri iki kiganiro twatangiye dutebya twibagirwa kwibwira abantu nkaho batuzi bose nitwa umubyeyi Marie Kabebe yego Kabebe umuntu ungana nawe yitwa Kabebe rero nanshajishije izina nirikushije bikeme nese ubu ngubu ko witwa bikeme hari ubwo navuga ngo nibikora Imana navuga bikeme kandi ubu nimba n'igisaza bazakomeza kuvuga bikeme kwa bikeme umusaza aho hirya Kabebe Marie Rose umubyeyi hari n'irindi zina twakwitaga muri filimi ryitwa Mimi ariko banza utakiryitwa ni naryo ubwo abantu banazi nyono biratangaje ukuntu filimi branding umuntu agakomeza kuri rya zina rya filimi ubu nkura mama wakinnye ngo intare y'ingore urabona ari mu mafilimi menshi ariko umuntu wese aramona ati dore intare y'ingore hari ikizina kiza kikoma ku muntu kigafatana n'umuntu neza nawe Mimi baraguhamagara ukitaba ni naryo rizwa ahubwo reka ndagira ngo dutangire turagize Imana kino kiganiro tugiye kugirana kugira ngo ntaba ari twe tuganira ubwo haganira Imana muri twe muri rya jwi ry'umuramyi ryiza wanyemerera ukarikoresha usengera iki kiganiro umubyeyi Marie Rose cyangwa urabanza uramye kugira ngo isengesho rize neza ariko aho ngaho rero ako kantu ko kurabya ndi gushyiramo ako kantu ko kwita nsenga ku kanya kuri kamera biranunguye none se abakozi b'Imana nabo barabiteguye gutungurwa ngo muhore mwiteguye guhamya ibya Kristo aho bibasanze hose twagiye senga Imana dutangira ndumva ari mu ko gusenga nta kibazo cyapaye none se none muramyi amasengesho urayagurishije reka twubahe Imana dusenga yego Uwiteka Imana ikomeye Imana igira neza Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera data twese wo mu ijuru ushoboye byose nta kikunanira witwa ntihemuka rikaba ari ryo zina ryawe nongeye kugushima iki gitondo cy'umugisha nyaguhora ku ngoma wampaye ntabwo ari benshi bagize amahirwe yo kubyuka bikemera data ni kubw'ubuntu bwawe kandi nabo bitemeye tuzi neza ko byose biba ari mu migambi yawe ntabwo ari mu migambi yacu ndagushimye ko wandinze imyaka yose nkaba ninjiye no mu wundi ndi amahoro nkaba nzi ko n'iyo nzawurangiza ndi amahoro kandi ukagomeza ukandinda n'ubuntu bwawe nongeye kugushima rero data wa twese wo mu ijuru abantu batameze neza data ubahe kumera neza abarwayi bakize data babuze icyo kurya icyo bambara aho barara ijambo ryarambwiye ngo ipfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe rero ikiganza cyawe kirimo byose twifuza kuko nasobanukiye ko kuri iyi si turi abagenzi nyaguhora ku ngoma nuko twese tutamenya ariko twese turi abagenzi kuri iyi si
turakwinginze rero bane natwe muri iki kiganiro uzubane natwe duha amagambo y'ubwenge utuyobore kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana rero komeza uganze ku buzima bwacu ubu n'iteka ryose urakoze mwami wacu amen amen n'ukuri ngaho mva isengesho ryiza nk'iri satani yari aturiganije ndagerageje bajyavuga ngo umuntu yanyweye igikoma ntago ibintu byose biba ibyo bintu by'ibikoma suzanye mu kiganiro noneho abantu bicaye kuri hoteli nziza nk'iyi 525 hoteli itagira igikoma se igikoma igira icyayi buri kimwe cyose igikoma wakinywereye hano rero yes twibutsa abantu ko aha hantu heza twicaye kuri 525 hoteli ni hoteli iherereye hano munsi mu gikari cya Airtel ku muhanda kaburimbo hari ni hoteli nziza rwose izi kwakira abantu neza n'urugwiro rwinshi cyane mana yanjye ni heza pe kandi hari n'ibyiza byinshi bitandukanye byo kurya byo kunywa amasara akodeshwa akorerwa mu birori bitandukanye aho kuryama kandi icyantangaje nuko n'ibiciro byabo biri hasi kandi bafite serivisi ziryoshye cyane rero wakenera iyi hoteli kugira ikintu na kimwe ayodaringamo hashobora kunyura nyine kuri iyi televiziyo tukamufasha umeze neza rero ndashima Imana utangiye usenga Imana uvuga ati Mana ndagushima kubw'umwaka ushize kubw'umwaka twinjiyemo byose mbigwereye icyubahiro watangiye utubwira ko uri umuramyi uvuga ati mikrofone nyikoresha kenshi ndi kuramya no guhimbaza Imana uwo muri mu gukorera he ukora muri Glory ku mupastor bita Samuel niwe mushumba wawe Glory to God okay bafite insengero ebyiri hari urwo bakodesha egera mikoro gato yego hari urunini hari n'urutoyi ubwo twebwe tuba mu rutoya nyine nk'abantu bato oya ntago turi bato naringize ngo abato babagize kwabo turabyibushye mu Mana no mu mubiri sha hose numva n'ukuri niba ibyuzuye umutima bisesekara ku munwa umutima wawe hameze neza Imana buri gihe niyo byeyo mbyutse bikemera biba ari icyubahiro gikomeye imbere y'Imana nirihe shimwe rikuru ugira mu buzima bwawe ugendana ku buryo iyo ubikomye hagatima ni nk'ikihe kintu Imana yagukoreye ku buryo uvuga ati Imana aha waranyemeje shimwe ngira rya mbere ni uko Imana ikuza umuntu ikanamurera mu buntu bwayo nta muntu ubigezemo uruhare ikaturinda tudakwiriye turi abanyabyaha ikaduha kubyuka tukongera tukagenda umuntu ukamara umwaka niyo warwara akarwara gatoya akaba ari gatoya kuko hari abantu bababaye narwajije sister wanjye muri uyu mwaka bituma nongera kwiga ku buzima hari benshi wenda tubayeho mu buzima buri hano hanze tukajya ngo mu bitaro harimo abantu bababaye bababaye benshi urumva nabayemo igihe ndi kumwe na sister wanjye nyine ko final birangira apfuye ariko byabaye umwaka ushize byatumye mvuga ngo koko Mana nagezeyo hari abantu baba bakeneye kurya abakeneye ababoza abakeneye icyo gikoma abakeneye ayo mata abarara bataka Mana umubiri twambaye ntago ari uwacu icyo kintu nabonye nta muntu ari wo kwirata avuga ngo isi yarampiriye bike nawe uhirwa muri ubu buzima niyo uhiriwe uyu munsi ejo biba bibi ejo uyu munsi bikaba bibi ejo bikaba byiza urumva rero ubuzima njye nawe nuko nabuvuga baho uyu munsi kuko ukwiye kubaho kandi ikintu cya mbere nabonye nimba utanagira n'akazi no muri isi uzagenda mu bitaro uzabonamo akazi cyane ikintu gikomeye bamwe bavuga ngo ni abashomeri mu nzu y'Imana ngo nta kintu bafite bayikorera nagezeyo nkajya noza abantu yego namara koza sister nkamwitaho byose nkoza n'abandi bantu badafite ababoza biba bigoye ariko ugomba kubikora
ngaburira abantu ntago ari ukubyirata Yego. icyo gihe Imana yari impaye udufaranga kuko nanjye niwo murimo nari nshinzwe gukoramo ko ntago nari kurangiza gukora ibyo ngibyo ngo nicare kandi mbona abandi nabo bakeneye ubufasha. Yego. Umuntu wese wumva afite ubushobozi ni ukuri bikenge mvuga ngo Imana nintiza ku kintu bita agafaranga ikagutiza nzajya njya mu bitaro nkora umurimo wanjye naye kuko niho hantu nabonye hari imirimo kandi twagakwiye gukora niyo wararupfe ariko wakoze uriya murimo kavuga ati nishyura abantu 5 amafagitire hari abantu babonye amata kubera njyewe hari abantu babonye isabune burya ntago ari ikintu ejo ndi nari kumwe n'umwana wanjye twari turi kugendana twicaye muri bisi umuntu yinjiramo nari namuhaye 100 hari ukuntu tujya gushyira amafaranga ku ikarita noneho muha 100 arambwira ngo gusa ndarikoresha iki ko ari makeya araribika noneho muri bisi yinjira umuntu kwa bandi bavuga ngo mufasha abantu bari mu bitaro yego guhera ku giceri cy'icumi kirakora yego bike tunywa inzoga tukabaho neza hano hanze ariko Imana igutije akantu gato ukakomereka nk'ukuguru kajya mu bitaro waye tuvuga ngo Mana hano hankura urimo navuga ikintu gikomeye ndagushima byari ikintu wavuze binjiyemo ahita avuga ngo ahita ambwira uwo mupapa ngo nta kazi mfite ngo ndi umunyeshuri ngo ariko mfite 100 ahita arimo numva binkoza ahantu urumva nawe afite icyo afite cyagira umumaro kandi yaravuze ngo arariguramo amayinite nyine yaravuze ngo subundi arigura ngo reka nkabiga ngo ndariguramo amayinite urumva njye na mushiki ahita numva hari akantu akoze kankonze ku mutima nta mafaranga nari mfite nyine n'utwo nari mfite nyine nahise nutanga nyine nibuka ibyo nabonye mu bitaro bituma nibyo bintu bituma nca bugufi mu buzima bwanjye naburara nabwirirwa narara hanze najya gute mane hano hanze hari abantu bababaye kurusha uko tubitekereza yego niyo mpamvu nkangurira buri muntu wese nimba yabonye 100 nafataho 30 agenda rero nk'abantu mu bitaro niyo agenda baha 5 niyo agenda uha 5 ukoze ikintu gikomeye abakoze umurimo w'Imana wagutse abakoze ikintu gikomeye kuko hari umukecuru ari urimo bari nka 5 abakecuru batagira abantu babagemurira ubwo naho narindi kuko narindi mu ndembe za danje kabura n'amata kandi amata n'igihumbi wayabona ukazanira umuntu akayanywa yego bituma byatumye ntekereza byinshi yego bituma hari n'ibintu byinshi mvamo mu buzima ubona bitafite n'umumaro nkashyira ku ruhande yego niyo mpamvu jewe navuga ngo nimba ufite n'icyurya ntukabimene hano hanze hari abantu babaye bike babikeneye bashonje babikeneye uko ni ukuri akenshi ko abantu bagiriye imitima cyangwa izi karagiteri zo kubabazwa n'ibibazo by'abandi hari igihe biba bifitanye isano n'ubuzima baciyemo wigeze ugira ibihe unyuramo bikakaye ubona ubutabazi buturutse ku bantu b'Imana mu buzima bwa mukaba ati Mana no muntu aje nka marayika bikereka mubwire yego Imana itakoze ku muntu niyo wamutera urushinge ntacyo yagukorera niyo wavuze yabahanda Imana yafunze nta muntu ugifungura bike ibyo ubundi ikintu cyose mfite inshuti zanjye zigera nko muri 7 nabanye nazo neza kandi wanabitse ibanga ukavuga ati uyu muntu mubikije ibanga haracyariho inshuti bike kumva kuri bitse yes haracyariho abantu ubuzima uzakubwira ngo ntago yaciye mu buzima ukaka yabeshye yego gusa iyo uciye mu buzima bituma ubasha kubaho burakwigisha aho ndahita nibaza ikibazo cy'amatsiko wenda ntituza kubidetaya kuko atari wo mwanya turimo ni iki wigishijwe n'ubuzima waciyemo tutarondoye maribike ubuzima bwanyu sinari nzi inzara urumva yego sinari nzi guhangayika urumva sinari nzi kuvuga ngo ndakodesha inzu urumva bike ko nahuye nabyinshira
nago naje kuvugana ubuzima bwanjye utabyumva nabi hari abantu bavuga ngo tuje ku social media nari niciriyeho ndawareka nisurize bikemu unsubirisha mikoro nari mbikumbuye ko hari utuntu twinshi na uriya mwaka waramfashe cyane buryo n'abantu banshatse bakambura yego nararwaye ndarwaza nanjye ndarwara njya mu bitaro ariko icyo nzi cyo hari ibintu byinshi nyine nabonye bituma nongera kugaruka ku Mana yego uvuga ngo Imana igomeza kuntiza ubuzima nanjye nzayivuga iyo neza nkuko Prosper bivuga nzavuga iyo neza kuko ineza y'Imana haleluya irakomeye benshi tuvuga ko wenda abandi bavuga buri gihe abantu benshi bavuga ngo nta Mana ibaho bike Imana ibaho hari igihe nawe ugeze ugira muri icyo gihe ushidikanya Imana nubwo nanubaho ubwo oya hari igengera mu tuntu nkashidikanya bose ubundi se Imana ibaho oya ariko ubu mw'iki kiganiro uri kubona kwihari narayibonye imyaka yose kuko no kuba uburinzi bwayo buba bunyereka ko iriho none se sindi mwiza oya uri mwiza pe oya ari ukureba ku bwiza uri mwiza oya nta ma etage mfite wenda etage niyo udafite nta n'amashuri ahambaye mfite ufite n'utwo ariko icyo nzi cyo nuko birahari uburinzi bw'Uwiteka buba bukomeye mbega byarangiye uyibonye na nubu ndacyayibona njye cyane iyo mbyutse bike iyo mbyutse nkatera ukuguru nkumva ni sawa nkarya nkabona biramanutse bikeshima Imana kandi arabo bitamanuka bakarya bagaforusa ariko Imana iba yakoze imirimo tutari gushobora tutari no kutwebwe abana b'abantu gukora ngo tubishobore yego muri uyu mwaka tuvuyemo wa 2022 ni nk'ibiki bibiri utazakumbura Chabike Deo bundi twiganirire nk'abantu bari bakumburanye rega njye imyaka ntigeze ishimisha yego uwa mbere nabuzemo umushuti wanjye narabibonye shaka kuri stati uriya mushuti umva naramukunze uriya mu bro ariko ikibazo we stati yawe uhoza abantu benshi bitabye Imana sinjamenya kubatandukanya bike hari umuntu hari inshuti ubura mu buzima ukababara yego mubwije ukuri hari inshuti yanjye bita happy we niyo namubura se navuga ngo iki cyumweru kimwe mba numva ntatuje nuriya rero JP yambere inshuti handi naba JP nabuze amafaranga kwishyura inzu akavuga ngo ntuzajye kwiyandarika mfite amafaranga ntuzajye kwiyandarika mfite amafaranga wari ufite umuntu umeze utyo mu buzima bwawe Mani akaza yari imfubyi nazi ubuzima bwo kuba imfubyi uko bumera we yari imfubyi yego arambwira ati ngwino ntuzibeshye rero kumubura Mani byankoze ahantu na n'ubu buri umwaka umwe yaragiye undi mwaka hagendamo sister wanjye imyaka yambereye mibi pe turi muri 2022 umwaka usharirije ku buzima bwa Kabiri nta n'umwaka utarigeze ushari ntazagira ukubeshya buri mwaka ugira igihe cyawo imyaka yose yashize mu buzima bwawe nta n'umwe ufitemo amashimwe yewe bikereka nkubwiza ukuri ishimwe rya mbere nuko Imana ikindinze nkabanje guhumeka umwuka w'abazima sibyo icya kabiri nuko Imana ikindindiye abana yego abantu benshi bazi ko ngo ndi inkumi ntabwo ndi inkumi Imana ibikenge ndi umumama narabyaye sibyo ko nyine tuba mu buzima bwa gato nyine hari abahita bibaza ati ko utambaye impeta oya nta mpeta nta nubwo kwambara impeta ari ukugaragaza ko uri umugore oya kandi aricyo gisobanuro bibi aho ngaho utaza kubeshya abantu rero bakakumva nabi ariko ubundi se abantu bigeze bumva neza ryari hari abumva neza hari n'abumva nabi ntago rero wajya kubwira umuntu ngo kwanyumvise nabi oya ntago njya nkunda no kwisobanura ngira ngo umuntu udafite impeta ni umuntu ushobora kuba ari umukobwa nzashaka ariko kuba ntabifite nyine nuko nzashaka kuba narabyaye se ni ibyo bivuga ngo nambaye impeta kantongeremo niko kabisobanuye neza uzashaka se ahubwo bizatinda simbona ari vuba wabye abuse nta muntu ufite yere kuri kureba iki kiganiro wa nari ngiye kukubaza ngo umugabo w'inzozi zawe wifuza zaba ameze ute ari 7 bitarapfukamira bayari bike oya ese mw'ibyo 7 waburamo kimwe
kanze nkwiyoresha we nabyuze nyine nge nzabatungura cyangwa nta makuru mfite nzabatungura kuko igihe cyose umuntu ntago ibintu byose umuntu abivuga akenshi iyo uvuze ibintu biranapfa yego ariko iyo abantu babyumva nyine ari nk'inkuru bumvise nahise hari umukobwa duheruka guhurira ahantu ndi kwitambukira ari mu butayu hari gusenga kabisa ku musozi uvuze ibyo ngibyo mpita mbyibuka haza uri gusengera iki ati ndi gusengera umugabo abakenewe nyine rega yambaye umubiri abakenewe nese ku buryo bimujyana mu ishyamba gusenga biterwa naho igikomere cyawe wumva ushaka kukijyana ushaka kujya mu buriri cyangwa mu buriri ugafata umusego ukavuza induru ushaka no kujya ku musozi ukavuza induru kandi byose ngenzi ko nta Imana itumvira umuntu biterwa n'icyo wagiye gushaka nibyo uremeza ko umukobwa runaka ashobora gusengera umugabo cyane akamubonera abagabo bose bariho si uko ari abagabo beza hari umugabo uza Imana yavuze ati mwana wanjye nzaguhoza amarira mwana wanjye nzakugirira neza nzaguhuza n'umuntu w'umugisha nabyo rega urugo rwiza Imana iyo usenze n'Imana irakuyobora bike ariko iyo utoratora nyine uratora nyine nawe bakagutoramo ijisho nyine tu ariko iyo wasenze biba byiza ubwo umuntu yasengera nk'umugabo igihe kingana ute ntago mbizi biterwa n'igihe amaze mu butayu katwinginga Imana ikura abantu mu butayu uyu mwaka bantu mani keretse udafite umubiri niyo utabyumva ariko ufite umubiri ya Imana ikwiye gutabara abantu bayo ibyo by'umubiri uzanye natwe twese turimo nawe urimo impereho wese ko narumiwe oya none usanze nangira itangazo rindeba cyane si byiza ko uyu muntu ngaba wenyine niko ijambo ry'Imana rivuga ariko biba byiza yuko twanabireka naho muri Bibiliya aravuga byose biranditse none se hagati yo kubikora no kubireka urumva ari iki gishoboka muri wowe oya kubikora nibyo byiza ugomba kwaguka kagira abagukomokaho nese iyo umukobwa yari gusengera umugabo aba ari gusengera iki ni icyababwira Imana nushaka witangira urugero none oya nta rugero nitangaho none se iyo umuntu ari gusenga Imana ngo imuhe ibiryo abagira ngo arye abeho nyine ndagira ngo umbwire ABCDE kare ugiye gusengera umugabo aratamwe mu nkurikiye muri abantu bakuru ni bakuru nyine harimo n'abatari kuze cyane bashaka kumva impuguro zawe mu bijyanye n'urushako no guhitamo ko ibyo ngibyo nabareka nabo ni bakuru sha mwuka wera azabayobore kuri ukomeje kohereza abantu mu butayu kandi ari cyo wabafasha nabafasha ikiza hari igihe ubwira umuntu ukamufasha ntiyumve ariko yagenda kugerageza akumva kandi akakura n'isomo gushaka ni byiza kandi kudashaka bikaba byiza kurushaho bike uratuma urubyiruko ruza kwifata oya ariko nimba kudashaka ari byo byiza cyane baragufata nk'uje kwigisha abantu kutarongora no kutarongorwa none se jye sinzarongorwa hari igihe kigera hari nari ngiye kuvuga nyine buri muntu burya agira igihe cye mfite igihe cyanjye nzatunguramo abantu bakumirwa bagatungurwa kuko abantu benshi bazi hari amazina tuba twariswe bike unakakwita amazina kubera kuba muri ghetto gasuzugurwa kuba muri ghetto ariko kubera ko mani usenga ariko ukaba muvuge vuba munyohereze hantu hazima urya abantu bakuvuga abantu baba bari kugusunikira mu kintu kizima ngiye n'Imana ivuga ati mwana wanjye reka ngukoreho igisuzuguriro kandi ikabikora kenge nzabatungura ariko uri no kwihanurira rero ubwo usabura ubwenge azabure kwihanurira none se ntabwo wemera ko abandi baguhanurira cyangwa nawe baragutuburiye rero wantuburira utantubura nta kintu biba bimbwiye iyo ukorera izakwereka ni uko ikibazo ashobora kukuvangirirwaho bikagira ingaruka ku buzima bwawe uyamvangiriyeho ugeze ko mpita mubwira ati ahubwo tuzi uceceke ubwo si iyo umuntu yavangiye uhita umumenya none se ubu ngubu ngewe aho ngeze cyangwa ukajya nk'ahantu gusenga ati wowe umugabo wawe agatangira akakwihanisha ati hane vuba vuba hano cyagiye uri muri koridoro saa 12 iti na wa mugabo w'igikara
bijya bibaho ukajya wumva nturi kubikurura ariko hari umuntu wibagirwa ikintu yaciye ntibishoboka ariko nta muntu wibagirwa ikintu yaciyemo bike nazagira ukubeshya wakibagirwa utese nese mu buzima bwawe hari umuntu ugeze akuvangirwaho ukabibona none se abo bavangirwa ntago we bashaka ninde se utabibona uramubwira ati kuko ari iyo Mana ibivuze izabikore ukikomereza byose ubishyira mu biganza by'Uwiteka abavangirwa bose urabwira ati okay cyane kuko ari Imana ibivuze izabikora nase bamubwira ngo uravangiye ari ukubwira akavangirwa biteye ubwoba katumubwira ati wakwihangana ukabugejeje aho ngaho byo bihagije mu byubahiro byanyu wabugejeje aho ngaho nawe ubwo amenye icyo umubwiye ari neretse kumwe ngo umwana wanjye ngo agiye kwiga muri Amerika uzabyara ntubagendana se bagendana ngo agiye kwiga muri Amerika kabisa ngo Imana imukwisha ariko abantu barimwe bajya badutuburira rero nakundi nyine urabyakira kandi ibyo bibazo bijya bigira ni utamubwira aho yakubwiye gutyo tuvuga mu izina rya Yesu ndamwakiriye uwo mwana n'iryo shuri ndabyakiriye ntago bisubizayo ahubwo wowe uhita ubirema kubisazi ntago uvuga ngo ko yarashushije ntawe ufite oya bigukurikirane ndamwakiriye mu izina rya Yesu azanige no muri iryo shuri ryiza kuko ari Uwiteka ubivuze yego ibyo biba bitwaye uhita ubikurura ubizana mu buryo buri positive ahubwo wowe nimba nakubeshya ariko wowe ukabyiremera kuko ubusanzwe n'ibyo bintu n'ubundi ubikeneye nibwo nicyo bita kubohoza cyane mu buhozi byawe da uhita utarabona urabibohoza uhita ubohoza ukabitahana kandi icyo kintu turi kuvugaho dore ko tugize umugisha turi kuganira turi n'urubyiruko kijya kiba no ku rubyiruko bakegera umukobwa kumwe ngo umusore uzakurongora n'uyu kandi ugasanga nibyo cyangwa ugasanga aho mfitiye ubwoba kenshi iyo atari byo usanga ari akantu kigeze kubaho ari umushuti wanjye twajyanye gusenga ahantu batatuzi pe urizaye gusenga usenyera ahantu batakuzi urebe uko bimeze nyifitiye urushene rwose rw'abantu bakundana ishene ariko utayana mujya mwe akusubigenza ute arangije tugiye muri abo bantu icyagusetsa wadakunda niwe ahubwo uri sheri we barambwiye ati muri abo bantu umwe muri abo bantu umeze gutya na gutya uwo ni uzaba umugabo wawe mu bakobwa yateretaga mu bahungu ahita avuga ngo kandi sinjya mukunda abe na gato ngo nta kintu amariye abe na kimwe ndavuga none ukunda umuntu kubera ko hari icyo akumariye uziko hari umuntu ugufasha ikintu uyu munsi hari amaboko agera hakakurekura yego kuko ntitwishingishije ku bantu wishingikiriza ku muntu ejo umuntu akaguhemukira wari umwitezeho byinshi ariko iyo usenze ukizera Imana hari n'abantu ibuza amahoro bakagushaka bakaza kukwishakira kubera uri gukorana n'Imana hari umuntu wigeze akuvangirirwaho wowe akubwira ati umugabo uzakurongora n'uyu cyese bamvangirirwaho simba nasenze ariko bibaho da bibaho nyine kumanuzi bamuha komisiyo ariko ibyo ngibyo ntago ibyo ngibyo bajya bimbwira njyewe mbega ibyawe urabizi yemba mbyize ariko none se umuntu aje uyu munsi akakubwira ngo dore umusore ugomba kukurongora cyangwa umugabo n'uyu genza aho azaturuka ntago wabyakira ute muri icyo kiganiro n'umuhanuzi nahita mubwira ati uwo nguwo ahubwo shaka undi umuha uwanjye ndamufite nzazaturuka kumeze nk'uwicaranye amakuru none se hari utayicaranye cyambere se sa amakuru cyambere nta makuru bika ariko wari urwaye no kumbaza ahubwo nawe wari ushaka washakaga amakuru usenga nawe bimwe n'ibikisuka ukanga kumbwira ngo bikemo yarose ngo nakoze ubukwe njye narose wakoze ubukwe kandi seriye ariko ufite buzaba burabaye ahubwo buraba muri uyu mwaka sawa nuko bimeze inzozi zanjye icyampa zikaba impamo oya ahubwo Imana ibikomeze zibe impamo oya zigomba kuba impamo kuko bigomba gushimangirwa na Yesu Kristo aho nibereye hano mimi tuze twavuye mu mwaka wa 2022 twinjiye mu mwaka wa 2023 uyu mwaka n'uwanjye uyu mwaka urabona uti duhanurira abantu badukurikiye burya baramye rero baranahanura ntaba ngiye kubavangirirwaho n'abambeshyi oya se wabura ubu se najya kuba
ma tujye tuvugisha ukuri none Ari se ibintu ubu bike. guhanura se ni iki bike hari ibintu ariko ko numva ibintu by'ubuhanuzi bitinya cyane buriya umugabo bita Yesu sinjye kuko irankubeshya niyo byaba bigenze gute n'umugabo nubaha n'umugabo ntinya n'umugabo uvuga ijambo akarisoza none abagucungiye ubuhanuzi bakureho gute oya ntago nyine ntahanura cyo kora akantu njye kajya kambaho nshobora kuryama nkarota ego ariko ibintu byo gutitira ntago mbikunda mbona abantu bose bahanura batitira ntago mbikunda iriya Mana iravuna igutera umutwe utabivuga ukumva umutwe samugane urapishe watitira nuko kuntu ngana noneho njyewe sinzi ko siporo. nanabishobora yewe izanyihere kuramya no guhimbaza no kumenya ijambo ariko biriya hari umuhamagaro utari uwanjye ariko ntabwo abahanuzi bose bahanura ari uko babanje gutitira hari n'uba wicaye hari n'uwo yamwicaye akahita akubwira iyo niyo mpano nziza ariko oya iriya ntabwo nayishobora ni ukuri bantu mukurikiranye TV ntabwo nabishobora hari umugore amuhamagara ntabwo ari uwanjye bike ngaho ibaze rero ngiye guhanura nambaye deshiri yohoho nkajya imbere y'umuntu nkatitira nkajya gute nkumvira ashwanyaguritse ahantu hose reka none se ahahanura imyenda cyangwa ntabwo hahanura imyenda ariko wibuke ninde babwiye ni munsi ngo kwetura inkweto zawe kuko uhagaze arahera hari ahantu hera mani umuntu aba agomba kujya atanambaye n'ibi bicikaguritse gutya hari ahantu nubaha mu rusengero ndahubaha wenda ndabikunda buriya hari igihe kizagera aho nabo nkabivaho uyu mwaka urabivaho nta muntu reka nta muntu ubinkuyeho urabivaho ntabwo byakunda Imana umugabo azampa nyine Imana izamumpe akunde deshire kuko nimba nyambaye ntabwo nyambaye ku mutima none Imana igoye umugabo utabikunda kandi ugomba kubiha sinamuhangamira nanjye ntiyambangamira fete atansiyo twinjiye ahantu hakomeye ugeze mu rugo none gushaka umugabo niko kubuza ibintu byose ariko umugabo ariko hari imico ugomba guhindura imico si iyi ni imico mibi none se kugira ngo nambare ibintu bigera mu kibuno sinakwiyambara ideshiri idakabije ntabwo nambara deshiri ikabije ariko rata kamerama wabonye ikabije none se ngewe mfite ikibazo rega ibyo bintu utangaje kuri televiziyo ati Imana izampa umugabo ukunda deshiri nanjye ndavuze ngo izanye umugabo ubyanga urunuka kandi umukunda ntiwabihindura yajya kubushaka undi utabyambara oya none se ko deshiri numva yifashe nk'ihame rikomeye nuko ari none se ikintu cyose ukunda ntago ukikura wowe ubwawe urakikuraho nta muntu wagukura ku kintu burya baguhatirije ariko wowe ubwawe iyo ubona ko icyo kintu kidakwiriye bike ukikuramo nta muntu ubifitemo uruhare njye n'uwo mwashakanye ashobora kubona ko we bidakwiriye ati sinshaka kureba umugore wanjye yambaye ipantaro zipfumaguritse noneho atabishaka hari ukuntu bazikoresha bagashyiramo ikindi kintu mo imbere urumva ntayambara iciye ariko iterekana umubiri deshire yawe wagira ngo irimo wagira ngo irimo akabanga nta kabanga karimo buri ikintu cyose ukunda dore rero ngo ni ibi ngo bisenye ingo reka nkubwire kubona abantu batari guhuriza ku kantu gato wibuka ko akantu turiho ari gato ni gatoya ariko kanabyara n'ikintu kibi kandi kinini ati mbe binyuza hati ho yinyuza ego ariko jewe mu buzima bwanjye ntago nabana n'umuntu umubangamiye nabanza nkamubwira ibyo nkunda kuko naba afite ibyo nkunda abafite ibyo akunda yego kandi jewe nta mubuza ariko ikintu cyose cyambere ni kwicara mu kumvikana iyo bimananiye kumvikana buri muntu wese ahitamo inzira ye ariko ari akantu gashoboka ko jye nagahindura ariko nkabona amahoro yego tekereza nawe ugiye kurongorwa n'umutipe ugasanga ahora yambara poketi kandi yaramukurunije arayikunda cyane ngo wapepe kareka none se umusore wambara poketi ntacyo mwavugana oya turavugana kuko n'urubyiruko duhoramo kandi nanjye nyine ntiyagutereta aya ntagareka hari ibintu nawe ntabwo bikwiriye kameramani numva ko ugomba guhindura poketi sha aya hari ibintu bigaragara neza wese kutayambara njyewe se nta mahitamo nawe nyine abara amahitamo yajya gushaka ukunda pocket ubundi ikibazo nkubaje nagira ngo ngikuremo n'igisubizo ku cyo twaganiragaho nk'uko utakwihanganira pocket y'umusore hari n'umusore utakwihanganira deshire yawe mu rugo
nyine ubwo nyine uwo ngo mukunda nagira ibyo mpindura ariko ntamukunda ntabwo yanza naho amatatizo gute se ubundi se wabana n'umuntu udakunda ute hari abantu benshi babana n'abantu badakunda bitewe n'ibyo babakeneyeho ese ntabwo ujya ubyumva umuntu mukabana ko akurikiranye ibintu ufite mwagera mu rugo mukahita mubigabana kandi nta kintu yazanye icyo gihe ntabwo wamukunze wakunze ibyo afite si wabakunze ntabwo abakunze ibintu ntabwo abakunze ibyo abakunze ibintu ntabwo abamukunze ariko jyaho kugira ngo ngende sinkunda umuntu ibintu kuko birashira yego kandi ibintu ni umuntu arabishaka ibintu nibishaka mu gihe cyose ugihumeka umwuka w'abazima ariko ufite umuntu ugukunda nta byiza nkabyo umuntu wegera ukavuga ati mfite ikibazo akakumva atari wandi uzabwira ngo uragufite ibibazo byinshi ngo ntago tugutese we ko wamukunda ukagenda ukamukurana muri puberi wishoboye kandi mukabana ukaza ukamuteza imbere nawe kubera za mbaraga z'urukundo yes ko yazambaraga z'urukundo ko icyo watagukunda ngo yumve ko yakubera byose riga abantu benshi mani hariho abantu benshi bazima bakiriho yego bya 2000 wavuze hari abantu benshi bagikorerwamo na mwuka wera ntago abantu bose bapfuye abazima barahari mu nzira zawe zose turi kuganira ikiganiro cyiza cyane kandi kiza gufasha urubyiruko rudukurikiye ndetse n'abashakanye bafite ingo zigiye ziri mu tubazo hari umuntu umerutse kubaza ati surubatse tindubatse ariko si cyane ati urumva nk'umuntu ukubwira ngo arubatse ariko si cyane Imana iyi si ifite amabanga haba harimo ikibazo iyi si ifite amabanga menshi bike yego none se nge ntushaka kumbona gutya ndaseka ariko ku mutima wanjye uzikiriho yego uzikiriho oye uzi icyo ngendana uzi agahinda mfite uzi umubabaro mbese uzi ibyo ntekereza hari ikimana yaduhishe rero kutamenya ikiri mu mutima w'umuntu c'est ça kandi icyo kirakomeye nyine kandi nta n'umuntu wese bike ari njya nkubwira ngo mfite inshuti ako inshuti bita happy ni wunzi kuva bya bindi wazamutuzaniye mu kiganiro urabizi twarakoranaga twese ariko ni inshuti nyashuti imana tuzavuga umuntu kubera ko yapfuye uzavuge umuntu hari na brother happy se harahahuriye nako gahinda uri kuvuga kawe wabufite ku mutima oya nta gahinda ntako mfite none se ubibimba wowe witandukira ibintu nakubwiye ngo kushaka kumbona gutya nambaye deshire nambaye umupira w'umweru ariko ntuzi ikindi mu mutima ni warumbaje ngo ingo nago ibyo nakazi kabyo kingo utazi icyamujyanye nazasohoka kugira ngo upfe wasohoka urumva kugira abantu inama mbi oya tujye tuvugisha ukuri ngiye kwihangana hari igihe nanjye kwihangana binanira hari n'abazi kwihangana yego urumva ngiye mvuga uruhande rubi n'urwiza aruzi kwihangana hari n'utazi kwihangana kuko hari igihe uba wifite stress zawe man ukajya kuzivanga n'ibindi bikarutwaye ko guma nizawe gusa kuko zawe nyinshi urasara stress zirasasa stress ebyiri ziri guhurira hari izawe hari n'uwo mwashakanye uraho hari n'izumba abana hari n'iz'abaturanyi hari n'iz'inshuti hari n'ize noneho amahitamo uhitamo imwe ikagusaza ari imwe ariko ntizibe nyinshi ubuse wowe ufitiye stress muri izo none se no kuba ndiho si stress oya ahubwo nanjye uraza ku stress no kuba ndiho none se sinkenera kwisiga sinkenera kurya sinkenera kwishyura inzu sinkenera buri kimwe cyose ahubwo stress nayo imwe ishobora kubyara utundi du stress udupeti stress duto duto nakubwira rero ko ntayagira uzaba noneho ikintu uvuze nicyo nshaka kugarukaho wemera ko umuntu mu rugo byanze umwanzuro ari ukugenda donc agasiga ntago umwanzuro ari ukugenda yego hari ibiba bikomeye hari nibiba byakemurwa ko mwese mwakwicara bigatungana yego ariko hari nibiba nk'umuryango ukubwiye ngo sohoka ugende bagenda ukabaha amahoro yego uragenda ukabaha amahoro mikoro yifate mwagashabanza utaruyiherutse mu nimba zidakurura ngiye yacu nishana no kwifatirana hano resi yizana kufatira mikoro yo kumunwa nago ngewe narabyibagira nago cameraman abantesheje umutwe urumva yego nago ibibazo byose ikibazo ntago gikemurwa ari kindi yego hari imvira mu rugo hari twicare tubiganire hari ntiwahinduka
urumva mvera mu tutonore kuvuga no twa 2023 mvera mu rugo twicare tubiganireho sinahinduka arimo nakandi sinahinduka cyangwa nahinduka yego ibyo bintu birubaka muri ibyo bine ni iki wisanzemo bana kimwe ibyo ngibyo wibimbaza wibimbaza ibyo ngibyo kuganira yes turi kuganira mu kiganiro kandi buretse tubanze dutegura ibitego nyine reka mbanze nkubwire reka nkubwire ibyo ubuzima bwanjye byo ni birebire sibyo kandi ntago hano wabivuga ngo birangize hano ku social media nago nkikunze kubivuga nibyo navuze mbanze nkubwire bikera babisibe oya si ugusiba kubisiba hari impamvu hari abatumirwa basigaye baza kutubwira ati musibe bya bintu twavuze umva gereka mbanze mbabwire njyewe icyo navuze nuko ari kugira ngo nishinganishe nimba umuntu ashaka kuvuga urumva umuntu ashaka guhamagara runaka ashaka kukwicisha nta handi hantu wajya kurega kandi afite amafaranga hari ahantu ujya kurega bakakugura bibaho ntitukabyirengagiza ko nabyo bibaho ukabona aho wabasha guca wakwishinganisha aho ati yo uriya muntu yaciye hano kandi koko yishinganisha kugira ngo ubuzima bwe bugire gute ejo n'ejo bundi napfa tumenye ikimwishe abantu rero babifashe nabi barantuka koko kandi buriya kuntu kanje ndyama nkasinzira ubu wikojeje ubusa ni ukuri pe burya umuntu niwe umenya ikimwirukankana kuri televiziyo hari umuntu wavuga ibintu ku buryo abura igitutsi na kimwe umuntu niwe umuntu umenya ikimwirukankana bike nimba nta kintu kikwirukankana wowe ubukizi n'agahinda n'umubabaro byawe urumva ntago rero abantu bose bajya ku masocial media gusa icyo ngaya cy'abantu bajya ku masocial media hari abagiye kubeshya hari abagiye kuvugisha ukuri hari n'abatuma tutazashaka vuba urumva ariko jye ntibyambuza gushaka kuko nzashaka nza akamaro ko gushaka warabisogongeye wasogongeye urushako nibyo mvuga urashoboye shaka se twari turi kumwe ni wowe bitangaje ngo nza akamaro ko gushaka yes akamaro ko gushaka niyo mpamvu utakora ikosa ryo kudashaka akamaro ko gushaka nuko nungukiyemo umuryango ndetse hari ibindi nakubajije urashoboye singira ngo nibyo akamaro ko gushaka no gushaka undi muryango kuko nkange rero utafite biba byiza gushaka undi muryango uvanzemo akantu gakomeye nkange utawufite yego urumva rero ibintu by'ingo wajya gumbaza ni ibyo ngibyo icyo wumva wakora ukumva kigwaye amahoro ni umuntu ukihitiramo ntabwo ari umuntu kuko ushobora guhamagara umuntu ngo ngwino ngire inama ahubwo usanga warakugira inama yo kurimbuka yo kurimbura cya kintu wari wariyubakiye kandi ari nawe ukiri inyuma noneho uvuga iki ku bantu bivanga mu mahitamo y'abandi ukabona wowe uhisemo gusiga buriya wavuze utuntu nka tune dukomeye cyane uhisemo gusiga ariko sosiyete bakaza bagukomplaininga ntiwagombaga ajyayo nawe ntiwagombaga gukora divorce ntiwagombaga kugira gutya ukabona nyine ufite pressure yindi uretse kuri cya gikomere ntibari kwita ku byawe nabyo mu rugo ni wowe ububizi ntago baba babizi voilà niyo mpamvu ngo agahinda k'inkoko uramureka nakazajyayo hari abantu bigeze kumbwira hari n'ababivuga bariyo hari abantu bigeze kumbwira abantu bigeze kumbwira ngo se ibintu byakubayeho ngo ibintu byakubayeho ndamubwira ati ariko wambabariye urambaza iki njye ukuntu ngiramo n'amahane yego nawe uzasenga Imana ntibizakubeho haciye akanya umuntu w'inshuti yanjye ambwira ngo icyo gihe yasanze umugabo ari kuryamana n'undi mugore mu nzu ye umwe wakubwiye bya bindi umwe wambwiye bya bindi ngo ariko ngo njye mbona numva ari nka filime ngo byagenda gute ndamwe ati iyo filime rero ntizakubeho yafashe ibyawe nka filime ngo ni nka ko mbega wajyaho ntibyanabaye wabihimbye ngo ni cyane njye wabiteye cyangwa n'undi wabiteye ego bitamubwira ati uzasenga Imana imba ari ikintu kibabaza n'icyo ngicyo nta mubyeyi n'umwe uhitamo gusiga umwana yabyaye mu buzima niba ari ikintu kiryoha nkubwira umwana wabyaye wowe ubwawe kuba uri kumwe nawe yego kuba uri kumwe niyo mwaburara cyangwa mukajya gutura ariko uri kumwe n'umwana wawe uvuga ati umwana arifubitse umwana ameze gutya wumva ari ikintu gikomeye kuri wowe niyo utarya ariko abana bawe bakarya uvuga ati ndishimye urumva ntawe uri gusore mu nzu ntawe uri kujya gute ariko byaciyemo nta n'ukwezi twaciyemo n'ukuri kw'Imana bike yego arampamagara ngo we uzi ko za filime nanjye kuzibona
za filimi zawe tizihashasha burya tujye twitondera kuvuga ni ibintu bibi cyangwa guca iteka ni bibi atuzi ko tinatashye nahanye ibintu byose umwana umwaka wari ugiye kurangira ati nahana utuntu twose ati ngira ngo nicarane n'umugabo wanjye turangize umwaka twicaye ati birangira nsanze abana bicaye muri salo atari kumwe n'undi mukobwa mu cyumba cyanjye ati nanjye ndicara ntegereza igihe ya filime biri burangirire ati umukobwa rwose arasohoka ajya koga muri dushe azicara muri salo baranamwakira ati nanjye nicaye ati ndabona se byabaye ati nudasenga urasara niko nahise musubiza wowe wowe nudasenga urasara noneho wazanzoga yari yatangiye ngo arasengera n'umugabo we yarayazi inkozi zari zimwishe twagiye kumureba mani twagiye kumureba ndamubwira ati we tuza akajya muraza hanze akajya mukubita akamubwira ngo azamwica akajya gute ndamubwira ati komera usenga nudasenga urasara ni ukuri ko imana ibintu biba mu ngo udasenze wasara ibintu byo kuvuga ngo none abantu bajya babivugaho gake umuntu ajya avuga icyo yagezemo akabona wese wavuga icyo utarabona gusa icyo nabwira abantu ntibagace imanza abantu tugira ukuntu duhubuka tukavuga ibigambo bibabaza bikabaza umuntu we n'uwumva umuntu akubwiye ikibazo cy'icyumva ariko ntumutarange yego ahubwo nimba utabashije icyo kumufasha unapfuka mu musengere ko nta kinanira imana aho kumva umuntu ngo byamubaye ukicara mugaseka ejo niwe bigarukaho kandi we biza ari bibi bigasumbya ibya wa wundi ubwo rero ntago gushaka ni byiza pe ni byiza cyane ntabwo uravuga ko ari bibi kandi ibintu byose ntabwo biba byiza 100%. Yego nta n'ibyabaye byiza 100%. hari n'igihe bitaba na bibi 100%. Ariko ibintu byose biterwa natwe kuko hari ibyo twitera, ibyo duterwa n'abantu, ibyo duterwa n'ishuti, ibyo duterwa n'abavandimwe, ibyo duterwa n'abo twabyaye, hari n'ababyitera, hari nabyo nyine, hari ibyo twitera nyine, ibyo dukomurusyo dukome n'ingasi, ibyo nyine ndi kuvuga, hari ibyo twitera, hari ibyo duterwa n'abantu, hari ibyo duterwa n'ababyeyi batubyaye, ibyo duterwa n'abagabo tuzashaka, hari ibyo duterwa n'imiryango yacu aho duturuka. Mbese buri kintu cyose kiba gifite impamvu. Tumva rero ahubwo ikintu cya mbere nabonye kizima shabike no gusenga. No gusenga pe. Yego. Hari nk'ukuntu umuntu aza wenda ndavuga kuri iyi mihanda turiho ya YouTube, ukabona umuntu aje avuga ibibazo by'urushako, akabiva umuzi aze ndavuga kimwe mbere twari tumenyereye ko haza abagore abamama, ariko ubu n'abagabo baraza kuri YouTube, mu rugo byagenze utya, umugore yangize utya, ntibyamiriye, byagombaga kugenda gutyo. Rero bikemo iyi si nsigaye mbona ibintu byari macuri, biracuritse, ibindi biracurukuye. Ubwo rero nsigaye mbona ibintu byose ari ukwirinda. Tujye tuza hano tuvuga ibyubaka abantu, ibitubaka. Cyokora iyo ufite nk'ikibazo birumvikana, gufasha warabuze ubufasha birumvikana, gutanga inama nziza, impanuro, kwishinganisha sava. Ariko ibindi byo kuza guhamura abantu, tukavuga inkuru zitari zo, tugatuburira abantu, bana ibintu by'abayutubers, ibi bintu bazabyihane. Haje ufungura inkuru iriho nka titre iteye ubwoba, ugasanga sinabyo biriho, kibaza se ibi bintu ni ibiki kandi bitagakwiye. Kandi buryo usohoye ibintu bizima n'abantu barakuyoboka, ariko abantu bose bakunda inkuru zitari zo. Biracitse kwa runaka byakomeye, urugo rwasenyutse, umugabo yaruvuyemo. Bakunda ibintu bya biracitse, kandi biracitse ntago ari sawa. Ntago ari sawa, nta nicyo byubakamo, nyine ibintu biri aho bidafite inyigisho, akamaro ntacyo byamarira umuntu wenda ubabaye. Niyo mpamvu abantu bose bigiriye mu bintu by'Imana bagasenga bamwe na bamwe, ariko iyo ugiye mu nzu y'Imana nyine turimbura mukoro, nawe ntacyo hakura, nta kintu hakura. Mu rugendo rw'ubuzima rwawe wagiye ucamo cyane cyane by'urukundo, ko ari byo twanaganiriyeho, kandi buri wese yagiye akoramo ibyo bitandukanye. Hari ikintu rekonesa nk'ikosa waba warakoreye mu rukundo wicuza, ku buryo ushobora kubwira urubyiruko ati fete attention hano,
navuga ko ari igikira ibyo ko nanabyibagiye ko si ibintu by'inkundo se ntago biherukamo gusa ntitugahubuke kuko bimbwisha ntitugahubuke mana ibintu byo guhubuka bijya biba bibi kuri twebwe yego tukagenda nk'impumyi tukagaruka buhumyi tu gusa iyo umutima wakunze wa mugani umeze nk'impumyi yego ariko ibyo uvuye warahumutse umutima n'amano n'amatwi byose bigahumuka aho wari uhumye hose ugahumuka ariko ikintu cya mbere kugendana na Yesu niryo banga rihambaye rihebuje n'ikijya kukubaho ugikandagiramo cyiza ukavuga ati iki ngiki nta kibazo nzi n'ukuntu nkirwana ariko iyo ubaye kwishorera ntago bijya biba byiza mbega urubyiruko rwirinde gushyira Yesu inyuma mu rukundo mu rushako mu mahitamo none se usari ari igihe ubwira umuntu ngo gusenga katavuga ngo wapi ngo ufite kadiri ngo ufite ahantu ugiye kunywa inzoga ngo uno munsi turatwika kunywa inzoga ukumva runaka ngo yaryamye ntiyabyutse kandi yaza akigira no gusenga uwo munsi yari kuwurenga rega bike ntawe udakunda ubuzima bwiza kandi nta n'udakunda kubaho yego ndabonye se udakunda kubaho ntawe ubwo rero twese Imana ijye tuyobora ntitukiyobore urakoze cyane asoje avuga ngo twese Imana ijye tuyobora ntitukiyobora kuko burya iyo umuntu yiyoboye nyine agenda nkawe agenda nk'umuntu udafite umuyobozi ni ibintu byiza cyane uganiriye ubona ari iki gituma urubyiruko cyane muri iyi generasiyo rutabasha guhagarara mu rusengero ruhagazemo ukabona bafite inzira ebyiri ari hano none arabivanga ejo aranywa inzoga ejo arajya mu biki bitandukanye ntibabe fixe mu nzu y'Imana erega bike ni imbuto batererwa n'abashumba bike hano hanze hararyoshye hanze hararyoshye ariko hanze nta cyiza kihaba hanze hararyoshye cyane yego kandi nta n'ikiza kihaba yego ubwo rero wajya ureka gusakuriza abantu urumva yego ubwo rero hari byinshi yego hari byinshi umuntu aba hari benshi badafite ibyo kurya badafite ibyo kwambara badafite minervare badafite izo telefone nziza umwanya wo kujya gusenga bakawusimbuzamo wo kujya gusambana kandi gusambana nta cyiza kibamo bike habe n'iki na kimwe nta na kimwe uyu mubiri urawukoresha ejo nawe ukaguhinduka nawe ukagukoresha ariko buryo wagiye mu rusengero niyo waburara bike Imana iragomeza ikakurinda ukongera ukabwirirwa ukongera ukaburara ntabwo wabwira umuntu ngo kubera icyo utariye utazi ko inzara iryana ariko genza kuko hari akantu njya mbonana abantu Imana ikabagirira neza ejo bakavuga ngo ngo reba ngo nkurira ngo kurya ni danje ngo kwambara ni danje kandi byabiciyemo ariko yarabyirengagije kandi yarabinyuzemo wanamubwira ngo ndashonje kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe ariko ngo ugende uzaburya kandi afite bitanu nk'ayagoye nka 5 cyangwa 1000 ibyo bintu bimaze kubona ku bantu benshi Imana igize akantu gatoya kugiriraho neza urabyibagirwa ahubwo ugaseka babandi ahubwo se ubwo bari igihe cyo kwibagirwa ntabwo ari igihe cyo kwibagirwa niyo mpamvu ari igihe gusubiza inyuma yego hari umuntu wigeze akugira inama wenda arebye ukuri ukumeze n'ubuzima bwawe atari gukoza utya wamera nk'abandi nawe ukagira imibereho myiza kugira inama yo kwicira inzira mbi nk'izo zose twavugaga none mu buzima bubaho ku isi ibyo birabura ntabwo bibura ubwo se yaje gutyo musubiza iki kugira dusubize n'abandi babaza niyo nyine niyo ubyumvise nyine turagenda waba utabyumvise nyine ntugende ibintu nyine birahinduka urakoze cyane utuganirije neza kandi ibintu bifite umumaro ku badukurikiye ni nk'uwe butumwa rusange wumva waho abantu barakurikiye kino kiganiro muri uyu mwaka wa 2023 by'umwihariko urubyiruko rwa gikristo ni iki warusaba gushyira mu imbaraga n'urubyiruko rwitegura gushaka dore ko ari rwo twaganiriyeho cyane n'abantu bashatse bari mu ngo abashatse bari mu ngo bazazi Imana iyo ugiye kushaka se n'ubuze ikintu ariko abantu bari mu ngo ko ruba nta kintu ushaka kubamarira mu iki kiganiro none se ugera ku rwego rwo gushaka utari mukuru erega bwose ni impamvu ndi kukubaza nuko ari ubuzima bwose wanyuzemo bwose se ubuze gute kubwo buzima bwose nabunyuzemo niyo mpamvu nakubwiye ngo ndi hano ariko ntaguze ikindi mu mutima
nabwo ibyanjye byose ubizi gute ubundi wowe ese waretse tukabishyira hanze hanze hese ibikuri mu mutima oya ibyo ni ibyanjye ku giti cyanjye ubuzima buri private bw'umuntu iyo usakaje hanze buri muntu wese arakumenyera uzabimbwira manze mbiyungurure njyewe ndebe ko ari ibyo kuzana hano kuri uyu musozi ngo bike ngo ngiye kwica umutwe ngo uzumbwiye wawuca nyine ukagenda tukagusiga wavuze ko ubwa mbere ubivugaho wari ufite intego yo kwishinganisha none se nyine ibwo ko nabivuze ikindi bishakaho ni igiki turi kwiganira ariko nijye wakwiteje bikaba nijye wamwiteje nkamwizanira none rero nashaka no kunyinjira icyo gihe ubivuga reka ngira inama abantu cyera no kukubaza mere ku byo wavuze wimbaza nta nicyo nanagusubiza mbega ubu urashinganye nta nubwo wananteramo ya miti batera umuntu ngo avuge reka hari ibintu biba byaribanye biba byaragiyemo n'ingese bigasaba ko umuntu umugenza gahoro niyo wangenza gahoro cyangwa ukanteramo ushini ntabwo byakunda reka ngira inama rata abantu nari mbakumbuye reka ngira inama abantu urubyiruko cyane cyane nirwo Rwanda rw'ejo nirwo rufitiye igihugu akamaro kuko nibo njya mbona ari igihe kenshi tujyana abanyeshuri kuri stade bagiye gutega ukagira bariyeri utarenga bakakubwira ngo genda ngo umwana ngo ari mu maboko meza niko bakubwira umwana ari mu maboko kandi waramubyaye kibaza se wamugani ko amwe ngo ari mu maboko meza biragenda gute icyo gihe nicyo ubona ko umwana atari uwawe yego ari uwawe waramubyaye ariko hari ahandi hantu atari uwawe yego ubwo rero nibo bantu bafitiye igihugu akamaro ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cyose urubyiruko dukwiye gukora cya mbere no gusenga cya kabiri abafite ababyeyi babumvire abafite abantu babagira inama nzima babumvire hari abantu bagira inama nzima hari n'abatagira abana inama nzima ariko twebwe tuba tubizi uko umwana wese umuntu wese uzi kwitamika uzi kwiyambika uzi kwisiga uzi koga abaza ubwenge umuntu utazi ubwenge ni umuntu uhereye ku myaka 10 kuko icyo gihe hari ibintu byinshi ariko umwana uzi kujyana ku ishuri akigarura abaza ubwenge buri muntu wese ahitemo inshuti z'umumaro izitari z'umumaro tuzireke tujugunye ntabwo wazijugunye ubana nazo ariko hari ibikorwa byazo utajyamo ubana nazo ufite intego kuzihindura ngo zivemo inshuti nziza none se wambwira ngo ndeke ngo kugendana n'abanywa inzoga barazinywa ariko hari igihe bazazireka buri muntu wese aba afite ikintu umuntu agira uruhande rubi n'urwiza ariko buri gihe iyo umuntu afite umutimanama muzima hari n'ibintu hari n'umuntu wahindura hari n'utahindura rero urubyiruko Imana igomeze yenda urubyiruko barugendere mu bintu bikwiye kandi buri muntu wese ajya agira inshuti y'umumaro ku buzima bwiwe nicyo kintu nabagira inama yo kugomeza gusenga ibintu byose bitarimo Yesu nta mumaro nta mana nta buzima nuko dusoje ikiganiro cyacu nta mana nta buzima iyi ni inama y'umunsi iyi ni inama y'umunsi kabisa dusoje tuvuga ngo nta mana yego nta buzima ntabwo haleluya yes come on murabyumvise rero twaganiraga na umubyeyi Marie Rose Kabebe cyangwa se abenshi bazi nka Mimi tuganira ibintu byiza bitandukanye byinshi ushobora kujya hasi ukaduha igitekerezo cyangwa comment y'ukuntu wakiriye kino kiganiro mukatwemerera cyangwa mukatwemeza niba tuzamugarura kuza kubaganiriza kuri wowe urumva uzagaruka nizanye ariko oya nizanye none se ufite gahunda yo kwigarura okay hari umuntu rero wakurikiye kino kiganiro ushobora kumva ko atakwandika comment ku bintu batanze ibitekerezo bitandukanye kavuga ngo ariko namuye igitekerezo cyanjye gute ntagishyize mu ruhame uwo muntu tumwima agaciro cyangwa hari uburyo ki ushobora ku expressinga contact zawe ku buryo umuntu yakubona nkamwe rero muzishyira muri ushyiraho ikiganiro namwe murazizi mwakwihangana mukazishyiraho ibihangane turabibafashamo urakoze cyane ariko nubwo watubwiye ngo urumuramyi none turangije utaririmbye indirimbo nimwe yo kuramya turangije numva naniwe ubwo rero okay mu baramyi bo mu Rwanda mu baririmbyi batandukanye ninde ukwinspira wenda tuze gukoresha indirimbo yo mu iki kiganiro oya nawe nimbonye ni Israel mbonye Prosper Nkomezi na Israel mbonye ubakundira iki inganzo yabo bagira amagambo nkomeza umutima
yo kumva ko n'ejo bundi bizagenda neza. Bizagenda neza da. Nubwo bitameze neza ntabwo babwibihe. Humura. Ese ko tudasoza ikiganiro we. Murabeho Imana igomeze ibarinde. Murakoze cyane, Uwiteka ababere gikurikirana muri uyu mwaka 2023 mu byo mukora, mu byo mutekereza byose. Nta mana nta buzima. Ciao.